bati cyakoze ubundi niwe muntu wa mbere ukenewe ugahita wiyumva nyine ko ari we wadanje kabisa. Rero mbangamije nyine kugira abo ngira inama nyine uko ndirimba nyine hari abo mbarimo kugira inama ngamije nyine no gutinyura abandi bapeti nyine bafite impano nabo batitinya nyine muri kuzamuka nyine kwikura mu bwoba bakazamuka. Watubwiye gukora injyana ya mbifuriza ibihe byiza nshuti bakunze ba Mod TV. Kuri uyu munsi wa none nitwa Wispazo, akaba ningiye mugiye gukorana iki kiganiro. Ngira ngo rero turi kwakira abahanzi bagiye batandukanye. Kuri uyu munsi rero twakiriye undi muhanzi, ngira ngo muri kumubona umwana kabisa ufite impano, uri kwitegura nyine kuba hari ahantu yagera heza hakomeye cyane. Reka rero ntangire mwakira yibwira n'abadukurikiye muri aka kanya. Ikaze rero kuri Mod TV. God don't give a shit about your face and need your horse bitch. Amazina yanjye banyita Godzilla. Abantu umuhanzi nyine wa drill. Nkaba naje nyine kwitabira ikiganiro cyanyu cya mode. Sawa nifu. Godzilla. Guti God Imana na zero. Aha God wayigeranyije nk'Imana se cyangwa no kuntu ibintu meze jewe nyine iryo zina ni Imana yari imaye. Je nagiye mu ijuru bro. Nubwo turi kwe gutya je nagiye mu ijuru. Imana avuga ati rero Imana ufite ntago nayangiza uguma hano. Avuga ati rero hari za bogigi nyinshi cyane ziri hariya ku isi. Genda uzereka impano yawe kujyana no kwemeza ninjye bucura mu ijuru. Ninjye bucura mu ijuru. Zero yivuze iki? Nyine ninjye Mana yanyuma none ninjye kamana gatoya kanyuma ninjye bucura muri make. Kuri uyu munsi rero twakwakiriye kuri Mod TV. Hari uburyo wiyumva, hari uburyo utekereza ugati ngewe nagera kuri uru rwego, wowe wifuza kuva he ukagera hehe. Kuri uyu munsi wa none hari naho utekereza ugati ngiye hari aho navuye, hari naho ngeze ubu ngubu. Noneho ngewe nifuza kugera kure cyane birenze nuko mbyifuza. Bano nge nzabaho kurenza ubuzima. Niki bumva utekanya mu myaka imbere, nko mu myaka wenda tuvuge nk'icumi, urumva uzaba umeze nk'umuntu umeze gute? Jewe se nzaba ndi umuhanzi ukomeye cyane. Noneho ngewe abapeti bose bafite impano bazamura, nta bintu byo kuvuga ngo wenda twese turacyari hasi, ngo abari hejuru nyine bakomeze babe hejuru, abo hasi babibagirwe. Wallahi je nzabazamura, ntago nzabasiga hasi. Nk'ubu umuhanzi aje akakwaka collabo, tuvuge wenda muri myaka ukiri waramama yuri icyamamare ku isi, ese ntabwo uzagorana nk'uwe muhanzi? Wenda nk'umuhanzi ubyifuza bitewe n'izina uzaba warubatse muri icyo gihe, kavuga ati ewan uyu mutipe cyangwa se uyu muhanzi na ambere cyitegererezo akora ibintu bye neza, ese yifuje ko mukorana featuring wayo mwayikorana? Je kamubwiza ukuri, nje takimba mfitiye gukorana n'umuhanzi nyine watanje, uko muzi ko n'ubundi gukorana nayo no muhanzi n'ubundi nyine ariko gafemu kanje. Je nago nakemo petit collab nayimuha wallahi. Hari abahanzi benshi ku isi, nese ndi muhanzi wo kwera icyitegererezo. Cyo muhanzi mbere icyitegererezo wa mbere bamwita Kivumbi King. The great, ndamukunda cyane, much respect kabisa. Hari project uteganyiriza abakunzi bawe, ariko wenda mbere tutari twagera kuri ibyo ngibyo, watangiye kwiyumva mu muziki ryari? Je natangiye kwiyumva mu muziki mfite imyaka 12. Ngo ruzi kwandika neza kabisa, uririmbira abantu bakubwira ati kabisa ibintu narizi kwandika. Je narimbaga imirongo y'abandi bantu, kwiririmba gusa nyine kuko nyine nkumva nyine nge bindi moto nkishima nyine nkumva, ariko nkoze ibyanjye nta kintu byantwara na kimwe. Bati kuki nabikora se? Ndabikora nyine kuko numvaga ari ibyanjye nyine binandimo. Ntadireze. Wenda hari uburyo abantu bagufataga uri umunyeshuri? Je ndi umunyeshuri. Hari uburyo abanyeshuri bagufata muri societe muri rusange, nk'iri ku ishuri bakuvuga ngo wenda ndakekeza wenda ujye ugira nk'igibihe byo kugaragariza abakunzi bawe, ukabahereza ibyishimo by'umuziki, ibyo ngibyo bijya bibaho? Ibyo bibaho cyane kuko nyine habana talent show biranga mu kigo, ukanabaririmbira. Ako nyine kwa kundi umufana usanga ari hejuru cyane, ukavuga ati kucyundi impano nayikuze. Ni gute bakwakira bakugitse? None bakubiki babanyakira. None uzi kujya kuri stage wumva izina ryawe ari ryo riri hejuru cyane.
bati cyakoze ubundi niwe muntu wa mbere ukenewe ugahita wiyumva nyine ko ari wowe wadanje kabisa. Rero mu buzima bwawe bumva wifuza kugera hehe mu byerekeranye no gukuza impano yawe? Mba numva nyine nifuza kugera hejuru cyane, ako kuhagira nyine si uko nzicara gutya, birasaba haso ya danje ukora nyine, ugahaguruka ugakora bya danje, ugashyiramo imbaraga cyane kandi ugakora nyine utitaye ku bindi bintu. Wenda kuba dukurikiye kuri Mo TV ngira ngo muri kumwumva ibintu kugenda tuganirizaho ku buzima bwe bw'umuziki, reka wenda agire nk'indirimbo ari abaririmbiraho. Natekereza ko afite nyinshi cyane mugenda mubona kuri YouTube channel ye, ngira ngo wenda araza kubabwira neza ku buryo yiyumva. Reka rero wenda muri aka kanya ugire akantu ugaragariza nk'abadukurikiye muri aka kanya kuri Mo TV. Ndigiye kuba gutoraga freestyle guhora ndakingira jizi iri kwikora nkigira mbwimbwa inzanzira bose ni kesho na hit sinigura koza amahera nirori bikikora ngo diziri sisi ndasinda ngasiga amatapu na tipi ni tigrete dog imihanda ugasanga ni parinda zone ndakubiye usanga ari kane. Byukuri hari igihe umuntu akurikirana kuvuga ibi bintu akumva nyine nagari kubyumva. Ni gute ufata umwanya wo kwandika, ufata ryari, ubona ryari? Watubwiye ko uri umunyeshuri. Ubundi umwanya wo kwandika ubona nijoro, akajoro kageze nibwo ufata ibyawe, ubundi ukajya ahantu ukitsimba ukandika utuntu twawe witonze nyine nawe usaku naki umedita neza fresh. Kuri umaje gukora indirimbo zingahe igihe utangira umuziki kugeza na none? Maze gukora nk'indirimbo nka 15 ariko nyine zasohotse nka 7. Rero nyine nabwo za kera nyine tu izindi cyane nka 5 gutyo. Nihe ndirimbo ukundamo muri izo ndirimbo za 7 zagiye hanze? Nihe wabonye abantu bakiriye neza? Bayita no cash nta mafaranga nta kinyine nta waziba nyine nta tugambo waba ufite n'urwo nguko. Reka wenda nk'umuhanzi hari imbogamizi ugenda uhura nazo mu buzima bwawe bw'umuziki, ni izihe ubona kuri ubwo buzikubera imbogamizi kuri uyu munsi wa none? Imbogamizi nyine ntago zabura, abacanege nyine baba bahari, sabogizira aho ngaho nyine tu ugasanga rimwe na rimwe nyine ukabura nyine no kujya stu nabwo ukabura sport nyine, ukabona nyine manager wawe nyine ukabona nyine nk'umuntu ugusapotinga muri wowe. Ariko icyo nababwira nyine no gukozanya tukagirana hejuru, tugakora disi n'ama group nyine afashanya natwe ubwacu tukizamura nk'abahanzi ba underground. Yego buriya rero buri wese agira ubuzima anyuramo, hari ubuzima nawe unyuramo wenda tuvuye ku muziki. Ese nibihe bikorwa wowe ukora uretse umuziki? Nibihe ukora mu buzima busanzwe? Umuziki nibwo buzima bwanjye. Nta kindi kintu ngiye nakiyumvamo muri ngiye nakumva nakora atari umuziki, kuko mba numva umuziki nyine ari cyo ndambirijeho, ari bwo buzima bwanjye, nta kindi nakora kitari kirenze icyo ngicyo. Kuri ngo ni iki ubugambire uri gukora umuziki wafashe umwanzuro nkora umuziki nta n'ikindi ubutekereza? Wowe ubona ari zihe nyungu ubona kubikerekeranye n'umuziki ukora? Gukora umuziki birimo ibintu byinshi cyane, inyungu nyinshi zirimo, ukuntu uba famous ukamenywa n'abantu benshi, bityo rero bigatuma nyine ubona n'abasupporti benshi, bigatuma nyine ugira n'imbaraga zo gufasha abandi bantu. Wowe ni iki ubugamije iyo uri gukora umuziki? Ni iki ubutumbirwa ati ngiye iki kintu nintakigeraho ntabwo byakora? Ngiye mbagamije nyine kugira abo ngira inama nyine uko ndirimba, nyine hari abo mba ndimo kugira inama, ngamije nyine no gutinyura abandi bapeti nyine bafite impano nabo batitinya nyine muri kuzamuka nyine kwikuramo ubwoba bakazamuka. Watubwiye gukora injyana ya drill, ese ni impamvu wasizemo gukora injyana ntuhitemo avuga ngo reka nkore R&B cyangwa se nkore indi yose? Niyo mpamvu? Wallahi reka nkubwize ukuri, drill ni ingoma iryoha, ntago nakora indi njyana itari drill. Ntago wakumva kuntu uburyo ki drill ndyoheramo. Drill iraryoha no mu bantu bose bayikora, ubundi drill nicyo gifuri cya mbere nemera cyane. Ugera rero ubakiriza kandi karirimbo nk'iyo drill uburyo ubwo buryo bwayo babwumve amahindu na sayina dozi ndamumba kwikire disi mbatereza ingaro nilenga gusamura zira mu karo no cash no arm kill them J pull up trigger na big shot dealer ngibyo murimo ni kirazira ndakoma gitwaza nkakurikira no fuck no bitch gringo G
murazira pusi iri purusi ntagura baby ndakuza uri kuru. Abakunzi badukurikiranye rero kuri Mo TV ngira ngo muri ko mwumva impano afite, aririmba na drill, kuri ubu ngubu hari ibikorwa ari guteganyiriza abafana be. Ibyo bikorwa byaba ari ibihe? Ngoma nyinshi cyane kandi nziza, naruhuka muri make. Abafana banjye ntibacike intege kuko ndi kumwe nabo kabisa ijana kuri ndi, kandi ndabakunda cyane. Kuri ubu ngubu abantu benshi, hari abantu barenga ku muco nyarwanda. Umuco nyarwanda wowe cyangwa se umuco uvugaho iki? Umuco nka gute? Umuco wenda hari umuco abanyarwanda bagize hambere, n'ubu ni bake bawukurikiza. Wowe ni iki waba uhuzi wo bawuvugaho? Abo bake nyine bawukurikiza bajye bakomeza bawukurikize, kuko umuco nyine ni mwiza cyane, nubwo nyine hari abataye umuco, gusa nyine bata umuco kugira ngo bafite bagire ibindi bageraho. Impamvu mubajije ibi ngibi, wahisemo gukora injyana drill, twavuga ko injyana ntago ari iyo mu Rwanda, wasanga yaturutse hanze. Wowe wahise uhitamo uvuga ati eka nkore iyi njyana, kuki utahisemo gukora mu gakondo? Buri umwe wese nyine agira ikintu yishimira, kandi ntago impano bafite ari uko ngo nakora gakondo. Yaba ari gakondo n'ubundi mba narakoze gakondo, ako nyine mano ya drill niyo nifitemo. Ni niyo mpamvu God yanjye yanyohereje nka bucura nyine ngo nsoze ibyo yatangiye. Rero wenda sindi ikibazo nakubaza, ugira umukunzi cyangwa? Umukunzi naramugiraga kera nk'ikini by'abana. Kera mu by'abana nagiraga umukunzi. Uri papa nabaga ndi papa. Wadaye ntago nawe ese jambe mama wapi, nabaga ndi papa. Nabaga ndi papa. Tubwire uburyo wiyumvaga muri icyo gihe, ukiyumvaga umeze ute wabaye papa? Ese wajyaga ugahaha iki? Urabona hari dukina abana baba bari gukina twinshi tutandukanye. Oya ntago papa saraha wapi, ndabaga amafaranga nyine bakajya guhanga sigara ndyamye n'umukunzi wanjye. Ntabwo byagerezaga igihe nyine nk'umugabo, kuko abana bigira nk'umugabo, ukigira nk'umugabo n'undi akigira nk'umugore. Ese ntago mwatandukiraga mugakora cya gikorwa cy'abantu bakuru? Ibyo ni iby'abana nyine tu. Twakinaga iby'abana biraho ngaho nyine. Gusa nyine ni iby'agaciro kuba turi kumwe nawe, wifuza kuzamura. Natwe turifuza kuzamura impano zanyu. Njyewe muri kuvugana mwakora ikiganiro ni Puzzle, niyo mazina yanjye nkoresha nk'umunyamakuru. Rero mu by'ukuri turacyari kumwe n'umuhanzi, ngira ngo muri kumubona. Reka wenda dusoza, ugiye icyo wabwira abafans bawe abagukurikirana ku munsi ku munsi? Abantu bankurikirana bose, abafans banjye, shout out, ndabakunda cyane kandi ndanabubaha cyane. Mukomeze mukore subscribe, share na comments kuri YouTube channel yanjye yitwa Gozilo, kuri Instagram naho nuko cyane. Ndabakunda cyane. Urakoze cyane rero kuba wahisemo gukorana natwe ikiganiro, ni iby'agaciro kanini cyane. Kandi namwe murakoze cyane kuba mwafashe umwanya wanyu mukawuma kugira mukunde muzamure ibihangano byanjye cyangwa impano yanjye, kandi turabakunda cyane. Mujye mukomeza mukore bino bintu. Ndashaka iteyebaza nugera hahandi hakomeye, bura ntago nizo kwaka interview zayiduha. Wallahi ntago nayibima. Nese mu ma interview nyikiri kadogo, ntago nayibima nuko nabaye boss. Wapobwo nimwe muzanangura no ku bukwe bwanjye. Reka rero tugushimire, wakoze cyane. Namwe mwakoze cyane kandi ndabakunda cyane, much respect.